Ikaze mu kiganiro inozabuhanga. Ngwaye ikaze nanone mu kiganiro inozabuhanga, aho ngiye kukubwira ikintu kimwe ugomba kwitondera mu rukundo. Igihe ubana n'uwo mwakundanye, iki kintu ugomba kucyitondera cyane. Abantu benshi baragikora bazi neza ko ari cyiza, ariko impande zombi, umusore, umukobwa, ari umugore cyangwa se umugabo, ntawe bidashobora kugaragaraho. Niba ugikora ufite iyi ngeso, yihagarike. Niba utayigira, ndagushimiye kubw'ubutwari ufite mu rukundo. Ikiganiro ni inozabuhanga. Bimwe mu bikorwa byatuma uwo mubana mushobora gutandukana harimo gutanga ibintu. Nimvuga gutanga ibintu, wumve bimwe mu bikoresho mushobora kuba mufite mu rugo. Aha harimo n'amagambo ndetse n'ibindi bikorwa byerekeye ku rugo, ukabijyana ku bandi bantu batagira aho bahuriye n'urugo rwanyu. Urugero, hakaba hari icyo wowe n'umugabo wawe muziranyeho, cyangwa wowe n'umugore wawe muziranyeho, ukabibwira abandi bantu kubera ko wumvise ari ngombwa kubibabwira. Hari abantu ushobora kubana nabo mu buzima, igihe ubana nabo, umukunzi wawe ari umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, aba bantu ukabona niba bakorera iki, kwicara bagaceceka byarabananiye. Aba bantu ni beza cyane kukubwira buri kimwe cyose kijya mbere mu mubano wabo nabo babana nabo. Uzumva akubwiye ati, umugore wanjye ejo yanzaniye iki ngiki. Abandi uzumva bakubwiye ngo, sinzi impamvu umugore yankoreye biriya. Abagore nabo uzabumva ngo, umugabo wanjye muri iyi minsi ari gupanga iki ngiki. Abandi ubumve ngo, umugabo wanjye mu minsi ishize yakoze iki ngiki. Iki gikorwa cyo kubwira rubanda bijya mbere mu rukundo rwanyu, ukababwira buri kimwe cyose cyerekeye urugo rwanyu, byashoboka kuri wowe hari ukabona ko ari ikintu cyiza cyane, ariko ukuri guhari, ukuri kwerewe ko iki gikorwa atari cyiza habe na gato. Iki gikorwa ntabwo ari cyiza, kubera ko ishuza ahagaragara buri kimwe cyose kijya mbere mu mubano wanyu, mu rukundo rwanyu, uba urimo gutegura inzira zishobora kuzasenya umubano wanyu mu gihe kiri imbere. Iyo urimo kubarira abandi bantu buri kimwe cyose gikorerwa mu rukundo rwanyu, mu rugo rwanyu, uba urimo guha umwanya abo bantu kugira ngo bamenye uko mubayeho, uko mumeranye, bagatangira gucura imigambi mibi yo gusenya umubano wanyu. Biraborohera cyane rwose kubasenya, kubera ko umubano wanyu barawuzi neza cyane, ari ahakomeye n'ahadakomeye hose barahazi, kubera ko nawe wiyemeje kugenda ubabwira buri kimwe cyose gikorerwa mu rugo iwawe. Ahangaha biraborohera cyane. Niyo mpamvu mbwira wowe uyu munsi ubana n'umukunzi wawe, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, urasabwa kurinda umubano wanyu kugira ngo urugo rwanyu rudasenyuka. Umenye neza ko amakuru yose yerekeranye n'umubano wanyu, urugo rwanyu, aya makuru niyo ashobora kukubakira urugo cyangwa se akagusenyera. Abantu batagira aho bahuriye n'urugo rwanyu, batarebwa n'urugo rwanyu, ntukabwire amakuru ajyanye n'umubano wawe ufitanye n'umugabo wawe, ufitanye n'umugore wawe, ibyo murimo gupanga, ibyo mwakoze. Ibi byose birinde, kubera ko aribyo bishobora kukubakira cyangwa se bigatuma utandukana n'uwo mwashakanye. Abantu bose ntabwo ari ko bakwishimiye, bareke ujye ukomeza kubatungura bumirwe, bakomeze kumirwa. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Nge ndi Jean Marie Vianney Manizabayo. Kugira ngo ube mu ba mbere babone ibiganiro byacu by'inozabuhanga ducisha kuri channel ya YouTube, ukaba utarakanda ijambo subscribe, iki nicyo gihe. Ndabashimiye cyane.